ushobora kuba uri kunkurikira ushaka kuzana big nyash cyangwa se ushaka amabuno manini cyane kandi meza, cyane ugiye kuganiriza ku biryo 10 warya unakora n'agasiporo gakeya bikagufasha gutera neza, ariko kuzana amabuno manini mu nda hatoya, kuko ibi bintu bya nyashi anyway small nyashi the shake too. Ntabwo abantu bateye neza bose ariko bafite amabuno manini cyangwa se amataye manini. Gutera neza burya ni mentality. Okay, wenda n'umuntu ukubona arakura akavuga ati urateye neza, ariko nanone hano ngiye kuganiriza ku bintu 10 byagufasha kuzana big thighs cyangwa se amabuno manini, no kubyibuha no kongera ibiro hasi, hana hejuru hasi, kongera like enlargement ubunini bwaho. Ariko hano tugomba no dropping mindset. Hano abantu benshi sinzi na mwarabibonye ibintu byitwa ama Brazilian body lift, mwabonye ko biri kwica abantu benshi cyane. Abantu bagiye bakora zira surgery zo kwiyongeresha ibinure ku gice cyo hasi by'umwihariko ku kibuno buttocks. Abantu benshi byagiye batera ibibazo byinshi bigiye bitandukanye, bamwe barapfa, abandi infection ziraza babora igice kimwe, abandi bahura n'ibibazo byinshi bigiye bitandukanye. Ariko yo kugira ngo ugiye gukora surgery wakwemera ugakora siporo, bikazaza bitinze ariko bikazaza ari ibintu biri permanent, atari ibintu bizaza aho ngaho ngo bite bigenda. Rero okay, umugore ufite nyashi ni umugore usa neza, ni umugore abantu bavuga bati urateye neza, ariko na nyashiless people bateye neza. Si ngombwa ngo ufite imisozi yose, na nyashiless people uteye neza. Si ukagira ipfunwe ngo uri nyashiless, no. That's the mindset. Rero niba uri umuntu bikeneye, niba uri nyashiless ukaba kwiyakira byarakunaniye ushaka kuba nyashiless, ibi bintu byagufasha ngiye kuganiriza kugira ngo ujye gukora surgery cyangwa kugira ngo ujye kwibagisha. Ibi bintu byagufasha ariko ni process, si ibintu bihita biza ku kanya. Ibintu byiza biratinda kandi bitwara abantu igihe, biza abantu ibyuya. Ikintu cya mbere ugomba gukunda kurya rero ni amagi. Amagi arimo proteine yubaka imitsi. Amagi nanjye ndi gukora research kuri bino bintu byinshi birantangaza, ariko amagi atuma umererwa neza, ariko si no kumererwa neza ariko yongera ibiro by'umwihariko hasi. Yashaka kubyibuha vuba hasi, kuzanya amabuno manini wayakoresha ibindi biryo. Harimo amafi. Amafi afite intungamubiri za omega 3 zifasha bifasha imikurire y'imitsi. Urumva ubu ukeneye kugira ngo iyo mitsi yawe ikomere, kugira ngo ibashe kwikorera biriya biro byose, niba ari ibibuno binini nyine imitsi ibashe kubyikorera. Ntago ukeneye ibintu bizaza no kwitwara bikunaniye, no ugomba kumaza gukomera, gukomeza imitsi. Ikindi ni inkoko irimo proteine ikomeye yubaka umubiri. Inyama z'inkoko nazo zibyibushya neza, nazo wazikoresha ushaka kuzana ibyo bibuno binini cyangwa icyo kibuno kinini wagikoresha. Ariko si bikuyeho ko hari n'abantu baba bateye, okay, ni ibintu wakora biri extra kugira ngo ube curvy, ariko hari n'abantu baba bateye gutyo ukaba uri curvy naturally. Ibindi amata yo nayabera umuhamya. Amata yongera ibiro no gukomera kw'amagufa. Amata yo rwose ushaka izo nyashi by'umwihariko nk'ikivuguto kirafasha cyane. Yes, izo nyashi zahaza rwose zabyimba. Rero ku bantu batayanywa, niba utayanywa cyangwa ushaka kongera ibiro, koresha amata. Amata arafasha cyane. Ikindi ni avoka irimo amavuta byo bita healthy fats zongera volume y'umubiri, ingano y'umubiri nyine ikiyongera, enlargement. Rero ukoresheje na avoka byaba ari ibintu byiza, nabyo birafasha. Ikindi imineke irimo calories nziza zongera imbaraga n'ibiro. Imineke yo ni myiza. Abantu benshi nzi bafite za big nyashes barabikoresha. Imineke n'urubuto bakunda na avoka, nagiye mbibona kenshi pe, si ukubeshya. Ibishyimbo alright, ibishyimbo nabyo, ibishyimbo birimo proteine na fiber bifasha imikurire y'umubiri. Ntabwo uzazana ibyo bibuno cyangwa ibyo biro udakuze cyangwa se utanakomeye. Rero ibishyimbo birimo ibyo bintu bibiri kandi byagufasha. Ikindi n'ubunyobwa peanut butter irimo calories nyinshi zifasha kongera ibiro. Ibi byo nanone nabihagararaho. Atari n'ibi bya peanut butter n'ibiki byose, n'ubunyobwa busanzwe, ubunyobwa bw'ifu dukoresha
nabwo ni bwiza cyane, burafasha kongera ibiro, by'umwihariko ibiro byo hasi. Ikindi wakora ni umuceri, kurya umuceri urimo carbohydrates zongera energy cyangwa se zongera n'imbaraga kugira ngo ubashe no gutwara ibyo biro, ukeneye izo mbaraga nyine. Ikindi ni ibijumba, ibintu byo byantunguye. Ibijumba birimo carbohydrates nziza zifasha kubaka shape. Ibijumba bifasha nyine, niba ushaka kuba curvy, ibyo bijumba bizagira birimo izo carbs cyangwa carbohydrates zizagufasha kugira ngo iyo curvy shape ize. Ariko icyitonderwa hano rero, kurya ibi biryo ntibihagije byonyine, ugomba kumenya ko bidahagije. Ugomba no gukora imyitozo ngororamubiri nka squats, biriya byo gusutama abantu bazamuka, hip thrusts n'ama lunges, kugira ngo ubone results vuba kandi nziza. Ariko twibuke ko bino bintu nanone, kuba uri curvy ukumva ko uteye neza, wenda undi muntu utari curvy kuba atateye neza, iyo ni mindset. Ni mindset kandi rimwe na rimwe ishobora kuridinga abantu muri directions zigiye zitandukanye, nziza cyangwa mbi. Nkuko nabivuze, abantu babonye biriya bintu bya BBL situation, ahantu bigeze abantu, by'umwihariko abantu bo muri Nigeria. Abakobwa bari abarebaga wenda kandi namwe abahungu compliment muduha zidutera ibyo bintu byose. Reba, she's nyashless, she's that. Shimoro nyashi the shake, I tell you, it the shake. So rero ntuwishyiremo mindset ivuga ngo niba nta nyashi ufite ngo uteye nabi, kazishakisha ingufu kabigende gutya. Okay, niba bishaka bishake kuko bishaka personally yourself. So bishaka kuko runaka yaguhaye compliment mbi, ngo yango ufite kanyashi gato yango, no, bishake kuko ari wowe bishaka, kuko ushaka gutera kuriya, bikore kuko uri kubyiyumvamo. So uzabikore kuko ni umuntu yabigutegetse cyangwa yaguhaye compliment mbi kumva urihebye, kumva ko ushaka gukora ibintu nkabiriya. Kuko abantu benshi bagiye bajya kwibagisha, wasanga ari nk'aba influencer, wenda nko ku rugero rw'abantu abonye bapfuye, wenda yaba posting nk'ifoto abantu bakavuga ati shape yawe rwose doesn't matter. Ariko none twibagirwa ko influencing ni akazi se. Nese abenjeniyeri bateye bate? Abenjeniyeri kazi, cyangwa hari igihe ibyo bintu biba bitari mata. Niba waragize amahirwe ukabyuka nyine uteye neza, okay, ni byiza. Ariko none niba waragize ibyaha ukavuka udafite ibyo bintu byose, ukakora wenda bino navuze, ugiye bino byose, ukora n'izo siporo, bizaza. Ariko niba bitanaje, nta gikuba cyacitse, ntabwo wapfuye, ntabwo bizakubuza kubona urukweto rwawe. Uzarubona, uzabona umuntu ugutwara, uzabona umuntu ugukunda uko uri, iyo shape yawe uko iri uzayibona. Okay, insecurities ndazumva kuko abantu twese hari ikintu tuba dufite ku mubiri, iyo tuvuga tuti iki kintu insecurity, ndabyumva cyane. Ariko bigeze kuri body shape, noneho hakazaho body shape shaming, ni ibintu bikomeye cyane. Rero niyo mpamvu guhera uyu munsi, niba uri kureba kino kiganiro, ugomba kwishyiraho mindset ivuga ngo uko uri, uko uteye kose, uruwo urihariye. The way you are, your uniqueness. And ntabwo uzigera uba nka runaka, no. Ntabwo uzigera uba nka Pamela wa Debeli, no. Uri wowe nyine, Pamela ni Pamela, Gisabo ni Gisabo, nawe uri kanaka, wenda uri Roza, uri Donata, urinde, uri uko. Ntukajye wibaza ibintu byinshi, ntukajye gusa kora siporo unarye neza kugira ngo ube fit. Wenda nabyo bizaziramo, ariko nibitanaza n'uwahara, nta gikuba cyacitse rwose. Nkuko umuntu aba mugufi undi akaba muremure, ni nkuko nibyo bimeze nyine. Nkuko uzana nyashi undi ntazizane, kuzana amabere manini abandi tukayabura, ni nkuko ibyo bintu bimeze. Rero nujya kubyitaho cyane, ujya kwita ngo nyashi ibi n'ibi, bro, you don't die, I tell you. Rero ntiwite kuri ibyo bintu, izo negative comments, igakwikunda. Ikindi, kuko abantu benshi bari lacking self esteem and self love, igakwikunda. Bivuga ko kurya neza, gukora siporo ni ibintu by'ingenzi cyane, kandi ni ibintu ugomba kwitaho, right? So kora ibyo byose, uniyiteho, urye neza. Nyuma na nyuma uzandike muri comment, uzambwira, ariko ntubiba ashamed. Gusa ikindi, ahantu nemera ko wenda ushobora gutera nabi bikaba ikibazo, iyo uri umuntu uteye wenda, okay, ntabwo ari ugutera nabi, ushobora kugira imiterere wenda abantu bakavuga ngo uteye nabi biki, uko uteye utari stylist cyangwa utagira isuku, utiyitaho, aho rwose rubanda ruzakujaginga, rubanda ruzavuga ibyo rushaka, rubanda ruzakora ibyo rushaka. Ariko iyo wiyitaho kwa buri kose, ugira isuku, wambara ibintu bikeye, wambara neza, urajyanisha, nta muntu uzagusebya. Kandi kwambara neza si bihenze, of course ntabwo bihenze. Upfa kugira isuku, upfa kwita ku byo wambara,
ukita no ku byo urya. Ibiryo biri mata muri ubu buzima, menya ko indyo yuzuye iri mata. Fata izo mbuto, ukora izo siporo, bizaza rwose. I promise yuko bizaza, kandi nibitanaza uzihangane nuwahara. Harya aba ari ibintu birerediteri. Mbese uzajya kwifuza kumera nka runaka mama watarabaye ko big problem. Ariko n'umwana arivukira, hari abana bavuka bikizana. So ariko mu gihe